Hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, katumushini, amen, katumushini, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen. Muhirwa ntabwo urasoza kwitegura ngo tugere ku rusengero mu ba mbere. Nageze gusoza. Mana, nishimiye kuba umugaragu wawe. Bwa nyuma na nyuma mushimiye ko wemeye ko umuvandimwe wanjye ajya gukanagira mu nzu yawe. Mana, ni ukuri ndagushimye cyane. Iki ni igitangazo nkoreye. Urakoze Mana. Hirwa, urahirwa cyane. Imirimo yawe ishimwa n'Uwiteka, kandi gukiranuka kwawe niko kuzatuma umuvandimwe wawe akunda Imana. Gusa ukomeze kuba maso, kuko ibisitaza byinshi biri imbere yawe. Ni ukuri birantangaje pe kubona umutware wanjye agiye kongera kujya mu rusengero. Ni igitangaza cy'Imana. Ni ukuri pe Imana ikwambika imbaraga. Nanjye birantangaje pe kubona Mukiza asubiye gusenga mu masengesho atari n'amateraniro rusange. Umva, urabivuga urabizi, ni igitangaza cy'Imana. Umva, Imana igira neza. Hase muve muri ibyo tugenda. Amasaha yanagiye tugenda.
bibamara imibabaro bikabatinura bibamara imibabaro bikabatinura umutima idori ukiza ushongerira uhaza iruhurushye ushongerira uhaza iruhurushye iyo ngabo yanjye nziza intore nkingira urutare nubakaho inzu yanjye urutare nubakaho inzu yanjye umugambi umugeri ujyandagira n'inshuti nizera Oh, ni wowe rero, ni wowe bugingo bwanjye kandi kuri wowe, kuri wowe oh, niho nsiganirwa Yesu, niho nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira niho nsiganirwa Yesu, niho nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira nuko ndasaba wemere, ndasaba wemere ishimwe, ishimwe ngushima nubwo ntabasha kuvuga, ubwo nabasha kuvuga ibigukwiye nubwo ntabasha kuvuga, ubwo nabasha kuvuga ibidukwiriye Yesu ngo nzakwirebera ukuri mw'ijuru haleluya, niho yego gusingiza uko bikwiriye nibwo nzajya gusingizayo, nibwo nzajya gusingiza uko bikwiriye oh, nanone rero nanone ubishoboye nzajya nguhimbaza, ajya guhimbaza oh, no mu ipfa ryanjye yewe, no mu ipfa ryanjye iryo zina no mu rizamumuriza ipfa ryanjye iryo zina, no mu ipfa ryanjye iryo zina rizamumuriza oh, rizamumuriza, rizamumuriza oh, rizamumuriza, rizamumuriza ewe rizamumuriza 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 rizamumuriza, rizamumuriza oh, rizamumuriza, rizamumuriza oh, rizamumuriza, rizamumuriza oh, rizamumuriza yo, rizamumuriza rizamumuriza, rizamumuriza oh, rizamumuriza, rizamumuriza rizamumuriza yo, rizamumuriza rizamumuriza, rizamumuriza Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kandi umwami wacu niyamamare. Reka abafite Bibiliya turambure Bibiliya zacu twumvane ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cyanditswe na Ezekiyeli ibice ni 3 tuhera ku murongo wa 17 turageza ku murongo wa 18 na 19 turangiriza ku murongo wa 20. Twahageze
umurongo haravuga ngo mwana w'umuntu nakugize umurinzi w'inzu ya Isiraheli, nuko wumve ijambo ryo mu kanwa kanjye, ubumvishe ibyo mbaburira. Nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nawe ntumuburire, cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi, ngo ukize ubugingo bwe. Uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ariko numuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Amen. Aya magambo aratubwira kwigisha abari hanze bakava hehe, bakava mu byaha bakegera umwami Yesu Kristo. Amen. Aya magambo uri umwambasaderi Yesu yagusize hano kuri iyi si kugira ngo ube umwambasaderi we. Abataramenya inzira y'agakiza ke cyangwa se abataragira ikirenge muke, ubagarure ubazane mu nzira, baze bamwegere, abagira ikirenge muke, hanyuma bagire neza. Ufite inshingano zo kujya kuvana abanywi b'inzoga hariya, ukabigisha inzira y'agakiza, ukabigisha ko Yesu agira neza. Ufite inshingano wowe Yesu yakugize umwambasaderi wo kugenda umuvugira ibye, kugira ngo ugwize ubutumwa bwiza yabashije nawe kukugirira. Ineza yawe, ineza yakugiriye, nawe ugende ubibwira abandi nabo baze abagirire neza. Amen. Hano turasanga hari abantu benshi Uwiteka yagiye ihana. Hari umuntu umwe wakoreraga Imana witwaga Yona. Imana yaramutumye, ariko arangije arinangira, yanga kujya kuburira ubwoko bw'Uwiteka. Hanyuma Uwiteka uzikintu yahanishije igihano yahaye Yona, urufi rwaramumise. Ariko ku munsi wa gatatu Bibiliya twereka yuko ku munsi wa gatatu Yona urufi rwamutse. Amen. Ntiwinangire umutima wumvisha aya magambo ngo weho uvuga ngo nzabikora ryari, umwanya ufite n'uyu nguyu. Yesu nashimwe cyane kandi Uwiteka atugirire neza. Wowe nukuvuga ngo wowe wumve ibyo Uwiteka gutuma, aho gutuma hose ugende. Ntabwo bisaba kugira ngo araguha ngo urashaka ngo bikujyanisha oya. Nukuvuga ngo we yashaka yuko ugenda ukajya kumuvugira, uragenda. Nukuvuga ngo ahangaha tubona abantu Uwiteka yagiye agirira neza. Tubona yuko hano hari umugabo witwa Dawidi ahangaha Imana yamugiriye neza, kandi nyamara Sawuli yaramuhigaga cyane. Sawuli yaramuhigaga kubera iki? Uwiteka yarabwiye, Imana yarabwiye Dawidi yuko azaba umwami w'Abisiraheli. Ariko Sawuli kuko ari wari uri ku ngoma, ntabwo yumvishe ko mu gihugu kimwe hagomba kubamo abami babiri. Ibyo ntabwo byashobokaga. Aravuga ati ko yagenda kose rero ngomba kwikiza kariya gahungu, kuko namaje kumenya ko kazajya guteka zansimbura ku ngoma. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe ni wubaha Imana izakugirira neza. Sawuli yarenze ku mwuka w'Uwiteka, nyamara Imana niyo yari yaramwimitse, ariko abirengaho. Amaze kubirengaho niho kwishakira iki? Undi mwami ugomba kugira gute? Kumusimbura. Amen. Niho yagiye kwitoranyiriza Dawidi. Tubona ko Dawidi yubashye Imana, yewe yagiye abona n'amahirwe menshi yo kuba yakwica Sawuli, ariko ntigeze amwica. Amen. Bivuze ngo rero aya magambo natwe aratwigisha yuko tugomba kugira neza, tukayigirira n'abari hanze bakeneye kumenya agakiza k'Uwiteka, gukira k'Uwiteka. Hari abantu benshi bashaka
gukizwa n'Uwiteka Imana, ariko babuze abagenda ngo babakurure, babuze abagenda ngo babakuruze ineza y'Imana. Amen. Bivuze ngo rero aya magambo ikintu abashije kutwigisha, umunyabyaha naramuka apfiriye mu byaha bye, utarakoze izo nshingano zo kujya kumubwiriza cyangwa se ngo umubwire ko Yesu agira neza, umubwire ngo ave mu byaha bye, ni ukuvuga ngo amaraso yo uzayabazwa. Ariko n'uyimubwira agakomeza kwinangira umutima nka Sawuli, nawe napfa amaraso ye ntabwo uzayabazwa, ntabwo azaba akikubarizwaho. Hari umugabo umwe tubona Pawulo yarenganyaga ubwoko bw'Imana, ariko arimo gutambuka agenda mu nzira yumva ijwi rya marayika rimuhamagara. Bivuze ngo ntabwo ryamuhamagaye mu izina rya Pawulo, ryamuhamagaye ati Sawuli Sawuli urandenganyiriza iki? Undi nayo kubera ubwoba bwinshi ati mwami ndakurenganya gute? Ndakurenganye wowe urinde. Amen. Ariko nyuma yaje gusobanukirwa ko ari umwuka w'Uwiteka wari umumanukiye. Amen. Birangira nawe amenye yuko koko ibyarimo atari byo, agomba kubuza mu nzira, ahubwo abatari mu nzira bakoraga nk'ibye bakagira gute? Bakagana inzira yo gukira no kugarura ba bandi bakoraga nk'ibye, mbese kubagarura mu nzira. Amen. Ni ukuvuga ngo hano uyu Pawulo tubona yuko yaje gukora akazi gakomeye cyane. Nukuri muvandimwe Hirwa, rya jambo wigishije ryadufashije cyane. Byose tubishobozwa n'Uwiteka Imana ikomeye. Gira uti Imana ikomeye cyane. Ahubwo Hirwa, ndabona umuvandimwe Muhirwa yigunze, reka ngende muvugishe. Uraho neza nawe mwe? Nishimiye ko waje mu masengesho. Nizeye ko n'umuteraniro rusange utazahabura. Kandi nabyishimiye, atwigishije neza cyane. Nzagenza ariko nizere yuko uzajya utwigisha nk'uko watwigishije neza. Murakoze cyane. Hirwa, hari ikintu nshaka kukubwira, kandi icyo kintu nyimaranye imyaka myinshi. Wanyemerera nkakikubwira? Nta kibazo mbwira, nkuteze amatwi. Ndumva nteye amatsiko.